Ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo, reka nizere ko mumeze neza. Muri kumwe na Lili, uyu munsi tugiye kurebera hamwe imwe mu myitwarire umuntu agira yirukana Mwuka Wera atabizi, kubw'amakosa akora ayita mato, kandi nyamara ababaza Umwuka Wera. Hari ibintu mu buzima busanzwe, hari ibintu umuntu ashobora gukora bigatuma Mwuka Wera agenda, mwari musanzwe musabana bigatuma agenda, ukaba uri umuntu usenga, usoma ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri utagisabana na Mwuka Wera, ari wowe biturukaho utabizi. Uramutse usanze imwe muri iyi myitwarire tugiye kuvuga uyikora, uce bugufi, usenge, usaba Imana imbabazi, ubikuye ku mutima ndetse wiyemeze kureka iyo myitwarire, maze wongere kubasha gusabana na Mwuka Wera, wumva amajwi y'Umwuka muri wowe. Kuko murabizi ko abayoborwa n'Umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana. Niba iyi videwo yagukoze ku mutima, ukande like, usige komenti, uraba udushyigikiye ndetse si no kudushyigikira gusa, ahubwo videwo ibasha gusakara mu bantu benshi, abantu nyine bakayibona ari benshi. Ukore na subscribe tujye tubasha kubana no mu zindi videwo tuzagenda dushyiraho kuri iyi channel. Reka dukomeze turebere hamwe iyo myitwarire 5 cyangwa se n'ayo makosa 5 ushobora kuba ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi akirukana Mwuka Wera ariko utabizi. Imyitwarire ya mbere yirukana Mwuka Wera ni ukutababarira. Ikintu cyitwa kutababarira, mana yanjye, ntago cyatuma usabana na Mwuka Wera, ntiwasabana n'Imana. Yewe Imana ikubonaho urubanza, kandi mu gihe uba utabashije kubabarira mugenzi wawe, nayo ntago yakubabarira. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riri muri Matayo, icyanditswe kiri muri Matayo igice cya 6, umurongo wa 14 n'uwa 15. Haratubwira hati: kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo kutababarira kibangamira Mwuka, ntiwasabana n'Imana, irakureba ukabona ko utababariye mugenzi wawe. Nyine hari igihe noneho umuntu agukosereza, ukibwira ko weho wamubabariye nta kibazo mufitanye, ariko mu by'ukuri wajya wibuka ya makosa yagukoreye, ukumva muri wowe urababaye, ukumva agahinda karakwishe, kandi wibwiraga ko wamubabariye. Cyangwa se Imana ikajya ibona n'ibyo bintu, ukomeza kubyibuka, ukomeza kubitekerezaho, kandi byarabaye byararangiye. Icyo gihe ihita ikubona nk'umuntu ubika inzika, utarigeze ubabarira, ku buryo ushobora no kujya gusenga bakakwihanisha icyaha cyo kutababarira, kandi mu by'ukuri weho wibwiraga yuko wa muntu wamubabariye nta rubanza ukimubaraho. Ariko iyo ibyo bintu utigeze ubyibagirwa ngo bikuvemo, nyine ukomeze ubuzima, ahubwo ugahora ubitekerezaho, ugahora ubyibuka, ndetse uko ubyibutse ukumva uranababaye, icyo gihe ntabwo Imana ibona ko uwo muntu wamubabariye, ahubwo ibona yuko nyine ahora akubabaza. Urumva rero ko uba ugomba kubabarira nyine, umva bya burundu, hahandi n'ibyo bintu naho wabyibuka nta kibazo bikugiraho rwose, ukababarira mugenzi wawe ubikuye ku mutima ndetse bya burundu, kugira ngo ubashe gusabana n'Imana yawe. Kuko iyo utamubabariye, nabyo ubwabyo bisubiza inyuma amajwi y'Umwuka Wera, ntimubashe gusabana. Imyitwarire ya kabiri yirukana Mwuka Wera ku buzima bwawe ni ukugira agasuzuguro katagaragara. Ka gasuzuguro katagaragara, hahandi ushobora kumva nk'ijwi ry'Imana, ariko wowe nyine ukarisubiza inyuma, ukabiha igihe runaka ngo nzabikora ngo igihe iki n'iki, ngo Imana ngo ibintu nk'Imana ikubwiye nk'ikintu, ntuhite wumva ko ugomba kubishyira mu bikorwa, ahubwo wowe ugasanga ushatse kubiha ikindi gihe. Icyo gihe uba uri wa muntu wumva ijwi ry'Imana, ariko ukamera nk'aho utaryumvise, ukaryirengagiza. Reka turebere hamwe icyanditswe kiri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7, umurongo wa 51. Haratubwira hati: yemwe abatagonda ijosi, mwe abatakebwa mu mitima no mu matwi, iteka murwanya Umwuka Wera. Uko ba sekuruza wanyu bakoraga, niko namwe mukora. Dukomeze irindi riri mu Baroma igice cya 8, umurongo wa 14. Naho haratubwira hati: abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Aha ngaha rero
urasabwa kwirengagiza ako gasuzuguro karimo muri wowe katagaragara, ukajya wumvira umwuka wera, kuko umwuka wera niwe udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, umwuka wera niwe utuyobora. Iyo utamwumviye rero uba wiyoboye ubwawe, kandi iyo wiyoboye nk'umuntu urayoba. Icyiza ni ukwemerera mwuka wera akatuyobora, tukabasha kugendana nawe, tukabasha no kugenda uko Imana ishaka no gukora uko Imana ishaka, cyane ko ariyo iba yaraduhamagaye bitewe n'umuhamagaro yatugeneye. Tuba tugomba no kugendera mu bushake bwayo, tukumvira mwuka wera. Imyitwarire ya gatatu yirukana mwuka wera ku buzima bwawe ni ukwishyira hejuru mu mwuka. Buriya kwishyira hejuru mu buryo bw'umwuka nabyo ni imyitwarire itari myiza yirukana mwuka wera ku buzima bwawe. Reka turebe muri Yesaya igice cya 66 umurongo wa 2 naho icyo hatubwira. Haratubwira hati: kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Reka turebe no muri Luka igice cya 18 umurongo wa 14. Naho haratubwira hati: ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Turongera turebe no mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 1. Naho haratubwira hati: bene data, sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanijemo. Ahangaha umuntu akoresha n'ingero z'ibyanditswe nyine kugira ngo, kuko ibintu byose tuba tugomba no gushingira ku ijambo ry'Imana, nitukumva n'icyo naryo ririmo kubivugaho. Urumva ko iyo umuntu yishyira hejuru mu mwuka, ni igihe wa muntu yumva ko azi ibihagije. Umuntu wishyira hejuru mu mwuka ni umuntu wumva ko azi ibihagije, kumva ko ari intungane kurusha abandi. Wa muntu udashobora kwihana, ntamenye ko akeneye kwezwa, ugasanga acira abandi imanza, ugasanga aracira abandi imanza, akumva ko ibyo bakoze we atabikora, kumva yuko nyine asenga, avugana n'Imana, ari umuhanuzi se, ari umuvugabutumwa cyangwa ari iki, ugasanga byatumye yishyira hejuru mu mwuka, ariko kandi nawe akirengagiza ko nawe aba agomba kwezwa, aba agomba kwihana. Ni ikosa rikomeye. Tuba tugomba gucira Imana bugufi, tugahorana umutima umenetse. Murumva ko rwose imwe muri iyi myitwarire tumaze kuvuga, usanze uyifite uba ugomba guca bugufi ukihana, Imana ikakweza. Imyitwarire ya 4 yirukana mwuka wera ni ugusuzugura ubuzima bwo gusenga. Buriya gusuzugura ubuzima bwo gusenga nabwo ni amakosa. Aha naho reka dusome mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17. Haratubwira hati: musenge ubudasiba. Dusubiye inyuma tukajya muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 35 naho haratubwira hati: nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo abantu tuba dukwiye gusuzugura ubuzima bwo gusenga. Ni ukuvuga ngo umuntu aba agomba gusenga, ntabwo umuntu aba akwiye gusenga kubera ko ari mu bibazo gusa, cyangwa se mu gusenga mu gihe we yagennye ko azajya abikoreramo. Hariho umuntu usenga kubera ko yahuye n'ikibazo runaka, cyakemuka akaba arabiretse ibintu byo gusenga, akaba abishyize ku ruhande. Ariko mu by'ukuri tuba tugomba gusenga mu gihe dufite ibibazo, tuba tugomba gusenga mu gihe tudafite ibibazo. Igihe cyose tuba tugomba gusenga. Na Yesu Kristo igihe ubwo yazaga gucungura ubuzima bwacu, ubwo yazaga kuducungura twebwe nk'abana b'abantu, nawe ubwe yari afite ubumana, ariko muri we nabwo ntabwo yahoraga ari aho gusa atajya gusenga. Hano ijambo ritubwiye yuko nawe yabyukaga mu museke, agasohoka akagenda mu butayu agasengerayo.
tuba tugomba no kugwiza imbaraga z'umutima, tukagwiza imbaraga z'umwuka, imbaraga z'Imana zikagwira muri twebwe. Imyitwarire ya gatanu yirukana Mwuka Wera ku buzima bwacu, guhora wiyuzuzamo ibintu bidatunganye. Iyo ni imyitwarire ya gatanu ishobora kwirukana Mwuka Wera ku buzima bwawe, guhora wiyuzuzamo ibintu bidatunganye. Reka turebere hamwe ijambo riri muri Matayo igice cya 6 ku murongo wa 22 n'uwa 23. Haratubwira ati itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo nuba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Turebe no mu kindi cyanditswe, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 30. Haratubwira ati kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Tugere imbere gatoya muri Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 16. Ku murongo wa 16 ku gice cya 1 naho haratubwira hati kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Ni ukuvuga ngo ahangaha guhora umuntu yiyuzuzamo ibintu bitagaragara ikintu biba bishatse kuvuga. Urugero rworoshye, kwa guhora ku mbuga nkoranyambaga umuntu areba imiziki, amafilime, ibiganiro bibi by'urukozasoni n'ibindi bidafite umumaro, byirukana Mwuka Wera kuko uba wiyanduza. Kandi Mwuka nta nubwo abana n'umuntu nyine wiyandurisha ibyo bintu bibi, kandi yakabaye ari uwera nk'uko Mwuka nawe ari nk'uko nyine yera. Ntaba ahantu hari imyanda. Mwuka Wera ntabwo ajya yuzura n'ahantu hari imyanda. Ahangaha ntabwo aba ari ibintu byiza kuba uri umuntu usenga, uri umuntu wubaha Imana, ngo ube uri umuntu wiyuzuzamo iby'isi cyane kurusha kwiyuzuza na Mwuka Wera. Ahangaha ijambo muri Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 16 haratubwiye hati kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko nanjye ndi uwera. Tuba abera kuko nayo ari iyera. Mwuka Wera, umuntu ukora nyine bino bintu, imwe muri iyi myitwarire usanzwe uyikora, ucira Imana bugufi, ugire umutima umenetse, wihane, uhamagara Imana Mwuka Wera yongera asabane nawe, kuko ataba ahantu hari imyanda, ataba ahantu handuye, n'umucyo n'umwijima ntibinakorana. Ubwo rero wisuzume rwose pe, wicare wisuzume, witekerezeho, urebe ko hari bimwe mu bintu waba ukora bitari byiza, cyangwa se mu bimwe mu bintu waba wiyuzuzamo bitari byiza, biba byatuma Mwuka Wera ava ku buzima bwawe. Ubyikuremo, ubyihane, ubishyire ku ruhande, ukomeze gusabana na Mwuka Wera. Mwuka Wera akomeze kukuyobora mu buzima bwawe bwa buri munsi, nibwo buzarushaho kugenda neza. Yari imyitwarire 5 twari turi kureberaho hamwe. Imyitwarire ya mbere ni ukutababarira, iya kabiri ni agasuzuguro katagaragara, iya gatatu ni ukwishyira hejuru, imyitwarire ya 4 ni ugusuzugura ubuzima bwo gusenga, imyitwarire ya 5 ni uguhora wiyuzuzamo ibintu bidafite umumaro, ugasanga nibyo uhora uha umwanya cyane, urangarira mu matelefone, imbuga nkoranyambaga, amateleviziyo n'amafilime n'imiziki n'ibindi. Bwa buzima bwo gusenga ugasanga wabushyize ku ruhande, ntujye ufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ugasanga ntugifata umwanya wo gusenga, kuririmba, ibintu nk'ibyo. Imana iduhe imyumvire myiza n'imyitwarire myiza, dukomeze gusabana nayo. Byari ibyo ngibyo twari twateguye muri videwo y'uyu munsi. Ukunze iyi videwo hari ikintu igufashije ndetse wumva ko nyine ikugiriye umumaro, sigara like, wandikemo na komenti, uvuge uti Mana mbabarira, ukande na sabu udushyigikire. Ibyo byombi bikoze uba udushyigikiye, ndetse bihita bibasha no gutuma videwo igera ku bantu benshi, ubutumwa bukabasha kugera ku bantu benshi batandukanye.